Nasa nibyo unazanzaniye iki? Ariko surambaza iki? Ntituba twahuye ninjoro. Mu gitondo ni ngombwa twongere. Ese undi se uyafite? Amafaranga yose y'urugo nuyafata ukajya uyasaba urugendo uyakoresha. Urabona tuzatera imbere. Iyo uvuze gusaba urushatse kumvikanisha iki? Niba umubiri wawe uri kuri ro kurya 300 buri munsi. Ujye ushaka we yakura ngewe ntago nazaza. 300 mereza buri munsi. Aka kanya mwatse amafaranga ni 100 haraye ni mugoroba. Yarazibye mbonye ejo. None se umaze iki hano niba udashaka no gucunga ibintu by'urugo? Ase ubundi wampangayi bimeze bitaherutse kwishyura. Yagutwaye iki yarishimye. Ariko sha ubundi ukora iki? Ko ntarakubona ujya ku kazi. Ngo iki? Mu mufuka. Imifuka yabande? Indangara. Uricara ukarota, ukarara urota ukumva ibintu byabaye. Nge nzamutera n'indamu. Ngo iki? Nzamutera inda kugira ngo hime. Niyo uraho nguru umugabo uri umugabo. Gore wanerwa murongora aryoshye. Nirwa murongora. Ahandi n'umugabo wari buze n'ukajya umureba nk'ikimbwe hazi. Kandi ni wowe wanje kuri uriya mugabo. Ahubwo nyegerera rwose. Nyine ibi ni ibi. Nta kintu twakoze ni. Wowe ni utanagira umutima ugasuzugura umuntu w'umugabo ukazana akadogo mu buriri bwanyu. Nta kintu twakoze. Mu buriri se bifotorezamo. Wowe kabikanga uziwa. Ndakukubita. Wowe ruva. Mva mu maso ndamwica ariko. Mva mubwire. We nawe tugiye gukodesha umutima. Wokodesha. Wokodesha mu cyumba. Ndakudunda. Ndabadunda na mwese. Bonjour. C'est neza. Ese kuba wansize mu buriri ugiye he? Hari icyo bigutwaye se? Ukabyuka nsiga mu buriri. Uri umukozi se wabyutse uteka icyayi wafuze. Umunsi ko nakazi wari ufite wari ugiye he? Ariko se we aho kugira ngo uzinduke ubaza umugabo niba yaraye neza yaramutse neza. Ikibazo cy'abagabo rero iyo umuntu abwiye amakosa yanyu utangira kwidefanda amafuti. Urumva ari saba ko ntwari ugiye mu kazi sibyo? Umunsi urakora? Ntako ndi bugera. Hanyuma urabyutse unsize. Hari akazi uri bukorera mu rugo? Ariko si ibyo bibazo byose ni iby'icyano mu rugo. Urabyutse unsize mu buriri ndari nsanze. Nabyutse utanyumva se kuki utambwiye ngo tugumane? Niba wari unkeneye kuki utambwiye ngo tugumane? Uho uzajya uzinduka buri gihe nta kibazo. Bintwaye iki? Nasa nibyo unazanzaniye iki? Ariko surambaza iki? Ntituba twahuye ninjoro. Mu gitondo ni ngombwa twongere. Wino wanareka umuntu atekereza amenye ese umuntu araza gutuza gutashaka amafaranga. Uraruhinga se? Kuburyo ubyuka ngo utekereze ngo ushaka amafaranga. Nese umunsi naruhutse ngaho ujye ukora iminsi yose. Ndarampinga. None urabona woroshye. Ejo nejo bundi nje kumva wagiye mu bandi bagabo n'utundi dusore ngo ntago ngo umwanya. Rasetsa. Ubwo nabyo bitekereza kandi. Abagore se muri iyo bewe. Nese ubona nkanze. Nta mutima mubi mbagira ngo urugo rwacu rumere neza, tumerane neza nta kibazo. Habo uko mbyutse mbona utangiye kunyegereshwa umbwira utuntu. Ubundi ukeneye iki? Ese so uri umuntu mukuru ubwo nawe wabimenye. Shaka amafaranga. Ngo iki? Shaka amafaranga, stock yashize. Shaka kujya kwitaho nta kintu nyine na kimwe gihari pe. Ntabwo narengo amafaranga. Amafaranga wamenye nyine nayakoresheje ibyo nakubwiye. Nese ni byarangiye nta mafaranga mfite nyine yandi. Ntabwo ndi buyagure. Yego ko mana. Nta ni mafaranga mfite nyuma yari. Najya nkumenyesha ko ritari buremerere. Iriki? Urama amafaranga. Okay. Ubwo yashaka wananzuye kura yabona ubwo urashaka uyakura ngiye nta mafaranga. Shaka kandi nyakura. Washaka. Urabona ngiye nayabura. Ako nundi nagatanga. Haraho baseka bakatangaza kirimo rwose nagatangaye. Nyine haraho baseka bakayatanga. Ufite abandi ugiye yohereza nyine nakundi. Nanjye ngiye gushaka abayamereza. Gore undi waramutse gute? Ndamuka gute iki? Umuntu uramutse wanyihaye bimeze bite? Niba umuntu agusabye amafaranga, none se ubona ibintu byose bidakeneye amafaranga. Iyi jisi umwe twayibonye.
izi se ntabwo waziguje muri stock ejo bundi ere hano twirirwa tutanyweye nta kintu dukora tuzaye tuzikuzanira wowe wenyine hano haza abashyitsi ejo bundi abashyitsi banjye baransubira bizi ibiki byose weekend ishize twakiriye abantu mbwira ukeneye amafaranga mpereza 300 byiyongera ku ijana narenguhaye 100 n'umunsi umwe asa amafaranga uyamaze mana amafaranga barahekenya uyamaze ikero niba utayekenya ndayakoresha ibi byose buri kureba hano muri uru rugo n'ahandi no ku mubiri wanjye ahandi n'umubiri wanjye urya amafaranga wawe ubu none urumva ugiye kurya 300 yego ubwo ushatse wananyongera ese ubundi se uyafite amafaranga yose y'urugo nuyafata ukajya uyasahura urugendo uyakoresha urabona tuzatera imbere iyo uvuze gusahura ushatse kumvikanisha iki ko nyasahura nyajyana mu bandi ntisahura yajyana ndahazi ko mbona uhora unyaka amafaranga aho nyajyana ndayakoresha kandi ibyo mba nayakoresheje uba wabibonye 300 ni amafaranga abagabo batagira amafaranga naho senze byabo niba umubiri wawe uri kuri uwo kurya 300 buri munsi ujye ushaka we yakura ngewe ntabwo nazaza 300 mereza buri munsi aka kanya mwatse amafaranga ni 100 haramaye ni mugoroba nibyo uvuga ngo 300 ngo buri munsi mbwira wa mugore we ntumenyere nibyo cye nshaka kuruhuka mani mereza amafaranga cyangwa urorera amafaranga abandi bahereza miliyoni bahereza iki ese undi uzi ko ubu ushatse najyandi nkayabura umuntu nusabye amafaranga amahoro mvana y'induru ndaje nyaguhereze mvana y'induru maze kuhagira heza ariko gusa nanjye gusa uko biri ntabwo ari ko ari ameze yako biri abandi bazagamo akavamo ukagira ngo sinzi gusa sho ntakubeshye byo nyine nanjye maze kuharambirwa pe ese ko ndanamanze gufite yo kurama iyo mbiro gusa mugani mabusha unzanya akibura ibanga suka hagose okay ndakubajije nzanira agakima muje mwiza ndakina nzabusha ko gihuranye n'ibintu bamuri inaridaye nizera ko tuzagukwira urishimye arahanda twese kumwishimye nuko ibyo bimarira kandi n'isubiye hano mabusha ameze neza gusa nyine thank you murakoze cyane zatwambaremo ndero uzanyereke ndakunda nyine bo ntekerezaho rega ndagukunda usa ntabwo ubibona ndagukunda ariko nukuri noneho nyine nta kintu nataguha iyo waje wambaye gutyo none si mu rugo se nyine ubu nkubaganyije mu bwonko ntabwo wabyumva tozo umutwe wawe rero yego nyine ubwo muntungura ubwo mumbera mushya nuko nyine urukundo rumera aya nicyo bita urukundo mugihe nyine nibereye mu munyenga warwo witwa boss we wanjye ari aho yasamiye bane ntabwo iyo utangiye kuzana mwana okay boss reka tumwihorere rwose by'umwihorere boss reka tumwihorere akenshi n'ubundi niyo tumuzanye mu biganiro byacu birangira nabi birangira bitagenze neza kugira ngo singiye oya ntabwo wahita ugenda ahantu ntabwo haba hameze neza wagenda nagushimiye kuko n'ibintu uba nkoreye uzanshimira n'ubundi ubu nirukankaga ndavuga kamanza ngo uzane akagifuti kawe ni ukuri wihita ugenda sibyo ntabwo baba bameze neza harashyushye babarira we guhita ugenda yaba yisanzuye nta mwanya mfite ahubwo wowe mbese hari gahunda nyinshi wari ufite se nihangane basi we guhita ugenda ndumva nyine nshaka kugushimira wowe uzanshimira ubutaha nta kibazo sibyo basi ryari turapanga umunsi azaba adahari nzakubwira basi hug me amasaha yancitse madamu banguka hano
banguka nta gihe mfite ndashaka kugenda. Nzanira inkweto ndimo ndihuta. Ndana za nkweto z'umukara nazo ngiye kujyana. Baza ko nibagiye kuvuga ko basibye. Ngo iki? Wa mukozi ejo ndi wagiye no mu byo yajyanye n'inkweto za zire. Umukozi yanjyana inkweto. Ureba he? Ndeba hehe se yagiye mari. Ko nasanze yatwibye nazo yazitwaye. Ariko nkawe ufite ikibazo mu mutwe uri ikigoryi uratekereza. Yarazitwaye arazimanda zigurisha. Yarazibye mbonye ejo. None se umaze iki hano niba udashaka no gucunga ibintu by'urugo? Ubu se ndakujyana ukazi. Ese ndi umukozi wawe. Nyine ubu ndakujyana ukazi. Umukozi wawe. Nese hano uri ivaze ku buryo utanere ubumenye uti ibyo mu rugo biri kwangirika. Ariko nkawe. Ibyo yibye narabibonye. Ibyawe nabibonye ejo muri ko no mu byo yibye n'inkweto zawe zagendeye. Mvana umbwire. Nizere ko uri kwikinira. Ntago ndi gukina inkweto zanjye nizere ko zihari. Barazibye kandi sinjye bazibye. Ibyo bintu ntago urumva kubyumva amatwi byakugoye. Jesa ndiba nambara inkweto z'abagabo. Mbeho kazi zihari. Twari zina inkweto ufite. Ziri ubundi barazikuroza. Ariko se umuntu ntaba yateguye inkweto ari bwambare. None kuzibuza urambara iki? Niba nibyo nshakiraga ariko nibyo inkweto uze. Ariko se nkawe urajye. Garuka hano. Ndavuze ngo garuka hano. Ko gasuzuguro kawe kakanyaro kameze nabi. Ubundi vibe. Ngo iki? Hari uramuka. Ndamuka. Waramutse. Wese ubona witwara nk'umuntu witonda ukagira ngo uritonda. Ase ubundi Umupangayi bimeze bita aherutse kwishyura. Yagutwaye iki yarishyuye? Amafaranga yo yamaze iki se kutajya umbwira? Nashize amezi 6. Amezi 6? Arishyura nyine atwishyura se sinabara bikubwiye. None se kutajya umbwira inzu ni izawe? Amafaranga ni urayabona nuko utabimenya. Nibagirwa ko bwira Umupangayi ari karahari. Akoresha ibindi. Uyakoresha ibindi? Uyu mugore ubu ntazarutwika. Nzana hano inkweto zose ubonye nigendere. Aya mafaranga ni ntayabona. Ayo ntabwo turukirano. Arahari hariya. Nshaka kwihanganira kunyiba. Ariko ayo mafaranga y'amezi 6 ndayashaka. Amafaranga ya. Ngeneye kuvugurura rurabujya bamo. Urabyumva? Amafaranga yarahari. Sawa. Niyo kuzana izizi. Ninde ukomanga urugi gutyo? Ariko se uyu muhungu koko. Kansha ndakwirukana. Urabona ukuntu uzukubita igipangu cy'abantu. Usigaye wirirwa unywera ibiyoga hano mu gipangu. Wanguriye se? Wangu iki? Nibyo wanguriye. Ubundi mwiri. Ariko we niba ukodesha iwanjye ntabwo bikwemerera kwitwara uko ushaka. Siko bimeze? Ugeze ngo iki? Unsubiremo se? Ntabwo ndi ukumva. Ntabwo ndi ukumva reka mwegere umbwire neza. Bimeze bitubone ngo. Ndakubwiye ngo niba ukodesha iwanjye ntabwo bikwemerera kwitwara uko ushaka. Wowe uraza ugwa ku bantu. Ese ubundi aho utantuhazi ko mbona uza hano? Ndabona guri muramvugisha. Iwawe ntabwo uhaze se? Wowe nk'umwana w'umusore uranywa ibiyoga bingana gutya uracyakodesha muri ghetto. Maze nta rwo wakishyira ku murongo. Numva guri muramvugisha boss. Nese uvuye? Vuye gutembera. Ako se ibi ni ibikiroroho nagize muri iki gipangu. Icaranga. Uranyicaza se? Icaranga tuganire nk'abantu b'abagabo. Nakubaje ngo wowe ntabwo uri umuntu w'umugabo ntabwo waganira n'umugabo mugenzi wawe. Ese uri umugabo wande wowe? Ngo iki? Wowe uri umugabo wande? Ntabwo nyoko buje umuzi se? Aka ibintu bumbaza nibiki?
icaranga niba utaricaye jya kuryama inzu yawe ntibinyomeri mbwira ibyo mbwira wumva iki mbwira ariko ninde wakubwiye ko 20,000 wishyura hano aribyo byakwemera kwitwara gutya urumva ukuntu uri kumbwira umugore wande ariko ubundi ukora iki ko ntarakubona ujya ku kazi wumva iki mu mufuka imifuka y'abandi indangare hari imifuka y'indangare nkamwe ba boss mudasobanutse ariko se wanyweye ibiki kwe musomye ahubwo ngo iki musomye ndabona ufite icyaka urwanga rwakurenzeho musomye mana yanjye mbwira ibyo mbwira njye kwiruhukira ndumva nizihiwe nahembwe ndashaka kubaza ikibazo kimwe urambwira wahembwe buri gihe madamu ntabwo nakubwiye ngo nahembutse ntago nahembwe wahembutse yego izi nkweto wazikuye izi nkweto wazikuye usigaye wiyiba hano mu gipangu naziguza yanjye boss naziguza yanjye njyewe mbonyemo umujura mbonyemo umujura izi nkweto si izanjye inkweto ntabwo zisa urabona nayoberwa inkweto nambaye njye ndumva uri kumbwira ndakwirukana njye ndumva uri kumbwira ubusa ndakwirukana njye ndumva uri kumbwira ubusa pe uri kumbwira ubusa uri kuvuga ubusa umugore wanjye kuki asigaye acumbikira ingegera uzi ko iyi nkweto ntabwo imaze icyumweru nyibuze bose ntunyubahuke ntunyite ingegera uri ingegera ni wowe ingegera ni wowe nkukure n'agawukunnyo uri ingegera ugira ute sinjya nsubiramo niba wumvishe niba utumvishe ni ibyo uguri gihwerahwere izi nkweto ndazishaka hano kandi ngira ngo n'ubushize n'amapine y'imodoka yanjye yabuze vayo uzinkuremo ndumva ziri no kundya ntago zinkwira neza zandiye nakusha urumva agasuzuguro ufite ntawe agasuzuguro ufite ugakura mwese nagusuzuguye nakora iki nakora iki ko n'umugore wawe usuzugura ngo iki n'umugore wawe aragusuzugura ibyo bizi gute ninde utagomba kugusuzugura ibyo bizi gute ko umugore wanjye nsuzugura ntabwo wowe ntabyo uzi wese tubana mu nzu ku buryo ubimenya ubizi gute ibyo ngibyo ibyo ndabizi cyane akusha ibintu wanyweye ugira ubigabanye ikindi ejo ntabwo ushaka muri iki gipangu ndakumenyesha ko iri joro ni wowe nanywereye nakunywereye njye nshaka kukubwiza ukuri akusha uzi ko nagufungisha ibintu urabizi mfungisha banza waka uburenganzira umugore wawe niba ushaka kumfungisha mu mwaka nkande so uri nkande umbwira kubwira umugore wanjye ibyo nkora umugore wawe banza umwaka uburenganzira mbere yuko unambwira nabi banza umwaka uburenganzira bw'iki bwo kumbwira nabi urinde se uri igiki uraga cyanga wowe uri gukosa ufite amakosa nk'ay'ingurube ibintu uvuze urabyumvise ntanabisubiramo subiramo numve azi kuki ukunda kunsubirishamo ubona ndakana gato ndakana wowe mbashaka kumva se ni inzoga cyangwa urakomeje umbonyemo akadogo gusubirishamo ndi kadogo ni inzoga cyangwa ubukomeje ibintu uri kuvuga hano ndi inzu ya isinya iberamo ubuntu ibyo ndagira ngo mbikumenyeshe ntabwo ni nk'aho ari ubu ejo ndakwirukana ni nk'aho ari ubuntu uranyura madamu uranyirukana se nta n'iwawe nese ni iwawe aha ni kwa so njye narakubwira aha ni kwa mabuja mushiti wanjye ungurira akabyeri dusangira aha ni kwa mabuja ukugurira akabyeri yego mabuja buriya ni inshuti yanjye ureke wowe rakareka mabuja se yaba imbobo niko sha ibyo bintu utangira wikontorora ibintu byo kuvuga kuri nyokobuja ndumva ntanamukumba ibintu byo kuvuga ku mugore wanjye ubikontorora njye ndumva ntanamukumba ese ubundi ariye gakumbura impiri wowe urakumbura umugore utari uwawe utangira kuntuka turapfa ubusa
ndakubabaza umva mbwire Fabrice. Yego mbwira ndakumva. Kwanza nta n'umwanya mfite wo kuganira nawe. Genda ujye kuryama ejo uzinduke usige inzu yanjye ugende. Ntabwo ushaka mu gipangu. Ngenda ndashaka kubanza kuvugisha mabuja namukumbuye niwe nshaka. Ariko suramubaza iki? Derukana ejo bundi ku mugoroba. Ngenda ndumva namukumbuye. Merukana he? Ariko se uko numva ufite utubazo twinshi. Muherukana he? Ikibazo ni kimwe ngewe cyo ugomba kumenya namukumbuye ndamushaka. Deje ijoro ranandaza turararana. Kandi kinagikubita. Ijoro mabuja arandaza aramfumbata. Ndumva mukumbuye. Sha inzoga zigira nabi ko kabiri kangahe zupfumbatwa na nyoko buri. Mabuja arandaza. Ubona ufite ahazaza. Uricara ukarota ukarara urota ukumva ibintu byabaye. Nge nzamutera n'inda. Wamuki? Nzamutera inda kugira ngo hime. Niko byose bishoboka. Byose bishoboka papa. Byose birashoboka. Urakomeje se cyangwa n'inzoga? Okay, tuganire tuve mu bintu byo gusinda. Urakomeje. Nge urabona nasinze urabambonyemo inzoga ubundi. Uzamutera ndayere ejo bundi wasana nayimuteye. Ngo iki? Niwe uraho ngo uri umugabo. Gore wayenerwa murongora aryoshye. Nirwa murongora. Ariko ibintu urimo uravuga uri kubyumva. Kamanuke ngiye mbonane nawe. Ibintu uri kuvuga uri kubyumva. Ariko se boss wanjye nyine urabyumva ibintu uri kuvuga. Naje hano kugira ngo mubwize ukuri. Umbwize ukuri. Sinjya nkunda kubeshya umupapa. Mbona uri umupapa ukuze singomba kubeshya rero. Ngaho kumbwire nakwegereye kumbwire ngo bigenda bite. Umugore wawe ni mushuti wanjye turikundanira. Ngurira byeri aranshimisha mu buryo bwose. Icyo kikaguha imbaraga zo kumenyera. Yambwiye boss ntago nkumenyereye ariko wabifashe nabi. Yanambwiye kaza tuzabyarana n'akana kagahungu. Bundi ugira ubwenge. Icupa ryanjye rishizemo. Uramvugishije unteye icyaka we n'icupa ryanjye rishizemo. Subone n'umusinzi mukubite mwice. Ariko se uramshaka iki boss wanjye kuko? Nshaka iki? Ibi bintu uko mabuja byanga nshaka iki? Ko yambwiye ko atabikunda iyo umbwiye nabi. Nshaka iki koko? Haguruka ugende mu nzu yawe. Banza ubwire mabuja ze amvugishe ndamushaka. Haguruka. Ariko se haguruka hano ndashaka mabuja wanjye. Niwe nshaka. Boss ugutankora boss. Ndashaka mabuja. Cyari. Ujye kuryama ndabyore. Jewe ndashaka umbwira ahantu mabuja. Uragenda ntabwo ugenda. Ndise ndi mu nzu yawe. Warayubatse si niyanyo. Ndi mu nzu yawe. Niyanyo ko genda jya kuryama. Ibindi byanjye n'umugore byore turi gute. Mabuja. Ahantu heza. Umugabo ariko gawe nta kirimo shani madwedwe. Shamba none umunsi abyutse yishajije. Uzi noneho. Niba ari nimugoroba n'ejo bundi namuhaye ikinyarwanda arabacuti banjye nagiye kureba namvayo nagasomye mucaho hariya ku rubaraza asa nk'unyendereza namuguhereye ikinyarwanda. Wabona ari impamvu yaje yigize nabi. Yego yakubwiye nabi. Umunsi aje yarakaye asaba ngo niba yakubwiye nabi ko aza kubizira. Amafaranga ntabwo aragwira. Amafaranga ndumva miliyoni iri kuburaho makeya. No usinde gupanga. Ndi gupanga noneho ko niyuzura zashinga aka business. Uraburaho nkangahe se nyine mbwira. Ariko kuburaho 80,000. 80 ni makeya. Ejo nzayaguhereza. Wow. Shinga ka business. Thanks Mabusha. Erega ndagukunda. Mabusha nawe ndagukunda buriya nukuri. Ese ubundi buriya
yagiye kandi wabona afite abandi bakobwa inariraje ibyo bintu nta nubwo nabitekereza nkufite nkureba niyo nzobe yawe mva nabamara abandi bakobwa mbareba ebana nkibeshya nkagufa nta kibazo nzabikora simbimenye ariko nkufatanya ntago ari ngombwa ko mbikora amazi ashyushye ntago ibyo bintu nabikora nise kuba wamenyeye buri kimwe ikintu cyose nkeneye urakimpa sibyo umwanya urawumpa nawe ngo ushatse nkubonera ku gihe rero urumva ko nta mpamvu n'imwe mfite yatuma ibyo bintu mbijyamo ntabwo nabitekereza rwose umva ndayagushakira rero ejo uzagende nyine utangira namara kuzura aho gukorera warahabonye ntabwo ndahabona ariko tanga mufashe tuhashake nta kibazo kubera akajambo keza umbwiye sibyo uyu munsi noneho ndagukorera ibintu ntigeze ngukorera unyitege noneho uyu munsi ndagukorera ibintu ntigeze ngukorera n'umunsi n'umwe uyu munsi noneho nshaka kugushimisha hahandi n'umugabo wari buze nawe ukajya umureba nk'ikimbwa ihaze ni wowe wanjye uve kuri uriya mugabo ahubwo nyegerera rwose reka buriya mba nanagukumbuye nanjye mba nkukumbuye ariko iyo haciyeho iminsi tudahura uzi ko hari igihe ninjoro mba numva nabyuka nkaza yego mana yanjye ese ubundi waza bipanze cyangwa ukabipangira ijoro ukaza tukiraranira ahubwo nzaza adahari kandi hari igihe hari igihe ajya amara nk'iminsi 2 adahari hari igihe amara iminsi adahari uzacunga cyagiye nyize ugomba kubipanga ukaza tukiraranira tugakora ijoro ry'urukundo rimwe mva none hasigaye mbwa ati ujya wumbana mu rukira anera isesemi rwose oya umugabo we nta nubwo ashamaje ese ubundi wari umukundiye iki nta amafaranga se ndaje niho nyashake amafaranga mbe nyafite urumva buri kimwe cyose ngifite ikiyongeyeho noho nawe ngufite siwumva sawa ubwo nzaba mbura iki siwumva sawa ngabantu ngo dushegera ijuru ubwo ijuru rirenze iryo ngiryo ni irihe nanjye adisuri cyiza ese umaze iki iri cyiza yakaza yego merci nta kintu gikaze nkabyo noneho kuba nyine uri umuntu wanjye uri cyiza kuri urwo rwego nyine bijya bindenga cyane pe Karama Sheri urarihera umeze neza oya warumbuye meze neza meze bon nanjye meze neza okay nese ko utashye kabiri munsi noneho byagenze gute nari ngukumbuye nta nubwo wabanje kumamagara ubundi se ubanza ukanamamagara oya navuze uyu munsi ko numvaga nkumbuye umugore wanjye ntahe surprise tubonanira mu rugo umeze neza okay kamaze murimo agashati reka tubanze tujye musanwereza akantu oya ndashyushye sheri nshaka kubanza gukora douche nakora n'ishati sibyo sheri wambabariye fatuma umwereza akantu ko kunywa basi nese sura kamumve ko basi kamanza ku kazi sibyo bebe ndashaka kubanza gukora douche ndananiwe cyo kunywa sheri turi mu place wambabariye ase sheri mbabariye sibyo ase kuwanga konja mu cyumba kundi bimeze bite none se bwo urumva nkubwira ibintu bibi none se niba ushaka ko tuba turi kumwe tujyane mu cyumba tuba twogane ndashaka ko nzangwereza akantu ko kunywa ntabwo ushaka ko dukorana douche ntabwo kumbe ko dukorana douche iyo massage urayingora turi ko ariko reka tubanze tugende hari asabaye douche douche bamuha shiri wambabariye ko ntabwo ubona ko umuntu arushye umuntu araza afite umutima mwiza ukazana umunabi ese ungi urumva niba kukubwira nabi ngo tugende mwanditse ikintu cyo kunywa mbabarira ibyo bive ibi ni ibiki mbona mu cyumba cyane kamusobanurire reka musobanurire sheri ibi ni ibiki reka musobanurire ibi ni ibiki kamusobanurire ibi ni ibiki kamusobanurire ariko niko sha mu cyumba cyanjye nta soni usigaye uzukirwa wisanzuyemo we ibi ni ibiki uburimo ibi ni ibiki uburimo sheri mbabarira ariko ngo iki mbabarira nyine ibi ni ibiki nta kintu twakoze wowe ni utanagira umutima ugasuzugura umuntu w'umugabo ukazana akadogo mu buriri bwanyu nta kintu twakoze mu buriri se bifotorezamo niko sha aha ni usigaye ukodesha wowe subiza se
dore ko kireba n'uru twagira ni urw'icyugu ahangaha niho usigaye ukodesha uri bwanyu nubwo kwirirwa ukiniramo n'abasore nta kintu twakoze umva mbabarira wa muginga wowe karikanga uziwa ndagukubita mbabarira mbaruva mva mu maso mva mu ndamwica ariko umva mubwire we nawe usigaye ukodesha wa muginga wokodesha wokodesha mu cyumba ndakudunda ndabadundana mwese umugore nizere ko nta kintu cyane gisigaye muri iyo yenda twara inzu yanjye ntuzanayigaruke oya twara njye ntabwo hasi ibintu urimo urabizi mpagurukira mu nzu se vana hano imbabazi yenda hano fata ibyenda byawe ikiri icyawe cyose twara ntabwo ngiye nkigushaka ntabwo nzongera ntabwo uzongera ubwo se wabikoze utabitekerejeho mbabarira mvira mu nzu kanze nkuzane n'inkweto zawe mvira mu nzu rwose njyewe ntabwo natunga indaya hano mu nzu reka twara asoni wowe oya twara genda umugore ni iki kintu ntaguhaye ngo iki ni iki kintu ngiye ntaguhaye ibyo wankoreye ni ibiki uba nyituye kunca inyuma none ugatinyuka ukanca inyuma ku mupangayi wo mu rugo bitekereza ariko satani akagushuka umwaka wose kugeza aho umuzana mu buriri bwawe oya genda uhamagare na nyoko umubwire ko wananiye ngo iki ibyo umubwira si bindeba sohoka ibyo umubwira ntabwo ngiye bindeba sohoka twara n'ibyenda byawe cyangwa ubinsigire abagore binjije gusa twara ntuzanagaruke